Yes, I now from the Shubi Lubi Lala to some teachings of His Majesty, ladies and gentlemen, for the people out there, let's make it a reggae time for real. It's a reggae time now. Turi kumwe na Ben Nganji n'umuhanzi w'umunyarwanda acuranga injyana ya reggae. Tukaba twaraganiriye nawe, twaganiriye atubwira status ubu ngubu injyana ya reggae mu Rwanda ihagaze gute, dore ko muri no minsi abantu tuvuga R&B, tuvuga Afrobeat, you know. Ese reggae music nihe irimo gustandinga muri no minsi, you know. So twaganiriye nawe atubwira byinshi kuri we ndetse no ku muziki wa reggae muri rusange. Ni muri B-side. Check this one time. Umuntu mwakire n'ibisangwa Nganji Benjamin. Amazina y'ubuhanzi nitwa Ben Nganji. Mu buhanzi bwanjye mu muziki wanjye mu buryo bufatika ndetse wenda ibyo mu bwana navuga ko mu buryo bufatika nafashe icyemezo nyacyo cyo kujya mu muziki noneho niyemeje muri 2007 ngeze mu cyahoze cyitwa Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Icyo gihe nagiye kwiga umuziki, niga gitari, nigaga kuri yo bitaga Centre des Arts, njya muri groupe ya Centre des Arts nabigaga byerekeranye n'amajwi, mpita nkomereza no muri orchestre bita Salus Populi nayo, ariko nagiyemo naratangiye kwandika indirimbo, hari indirimbo nk'ebyiri nasohoye mu mwaka 2008 ku buryo ni naratangiye kuba umuntu utangiye kumvikana mu muziki. Naje gukora indirimbo zitandukanye nibanda ku buzima bw'abantu, abantu bakunda ibitekerezo byanjye mu muziki, barabikunze bikantera morali. Nza gukora indirimbo ya mbere nahereye ku ndirimbo bita Afrika Nziza, indirimbo yo mu njyana reggae. Abantu bumva ibitekerezo birimo barabikunda, numva ndishimye. Nza gukora indirimbo yitwa Umwarumwaye. Nza gukora iyo ndirimbo yitwa indi ya kabiri yitwa Umwarumwaye. Iyo ndirimbo Umwarumwaye ni indirimbo yakunzwe na benshi mu gihugu, barayikunda, mpita numva noneho ngize morali yo kuguma mu muziki. Naje gukurikizaho indi ndirimbo yitwa Uzaba Umugabo, nayo barabikunda. Nkurikizo mu Ngariso, nayo nashaka kuvuga nyine ku buzima bw'imfubyi, ku muntu wabaye imfubyi, uburyo umuntu ashobora gutereranwa, ariko nyuma y'akazaba umugabo ndashaka kugaragaza ko nta muntu ukwiriye kwiheba. Naje gukora indi ndirimbo yitwa Nsazanye Inzara, nayo ibi ndirimbo ikunzwe cyane ku buryo noneho nahise numva ko ndo umunyamuziki nyawe, ko mbihamye ubundi nabikoraga wenda ndi kuvuga nteka ntanga ubutumwa bundimo nk'ibitekerezo byanjye bishyira ahagaragara, ariko naje gusanga ko hari n'ibintu bishobora no kuba byavamo no kuba byanambeshaho, kuko abantu batangiye kujya bantumira bakavuga bati ufite inganzo nziza. Ndakomeza kugeza ubu ngubu na mfite indirimbo zigera muri 21, indirimbo nakozemo album yitwa Mbonye Umusaza, mfite n'indi album yitwa Best of Ben Nganji, ni ukuvuga indobanure za Ben Nganji. Ni indirimbo ziganjemo indirimbo zitasohotse kuri Mbonye Umusaza, nazo zaje kuri iyo ndirimbo kuri iyo album ya Mbonye Umusaza. Ntago ari n'abahanzi ba reggae bafite icyo kibazo muri iki gihe. Urubyiruko rw'iki gihe cyane narwo barubariza mu biyobyabwenge, abahanzi nabo bakaza ku mwanya wa mbere mu bantu bafite imyitwarire mibi. Ntago bura ari abahanzi baririmba injyana reggae, ariko ku bahanzi b'injyana reggae ntekereza ko abaririmbye reggae bose nka Lucky Dube, ntekereza ko batigeze bajya mu byo ngibyo by'ibiyobyabwenge, baririmbye babirwanya kenshi kandi bikagaragara ko batakoresha ibyo biyobyabwenge. Ntago ibiyobyabwenge ntabwo byiganje mu bantu bari imijyana reggae gusa, no mu bakinnyi mujyamo byumva ko bikunda kugarukamo, mu banyamuziki barimba n'izindi njyana zitandukanye n'ibindi bitandukanye bikorwa cyane cyane. Ben Nganji ndi umunyarwanda, ndirimba mu Kinyarwanda, nitwara nk'umunyarwanda, numva imyitwarire yanjye itajya yihabana n'umuco nyarwanda. Uretse n'urumogi n'itabi risanzwe ntago ndinywa, nta nubwo nzarinywa, nta n'umuntu mu muryango wacu yigize arinywa, ndetse ko muri njyewe ndanaryanga n'impumuro y'itabi. Reka mvuga umunuko, umubabare barinywa ringwa nabi cyane.
ntekereza ko rero abantu bakwiye gusobanukirwa bakanamenya ko kuririmba rege ntaho bihuriye n'itabi, ahubwo umuntu ku giti cye niwe wifitemo ikibazo kugira ngo ajye kunywa ibyo biyobyabwenge, ajye kunywa ibiyoga bitemewe, n'abaturage mu cyaro batanazi no kuririmba, batanaririmba n'intero n'imwe, usanga aribo bakora inzoga z'inkorano, mubona zigwa zimenwa. Ibyo byose ntabwo nta muri bo usanga nta n'umwe uzi na rege icyo ari cyo. Ni ukuvuga ko uko isi igenda ikura, uko amajyambere agenda yongera, benshi bagenda bahanga udushya, bagahanga n'ibibakoraho. Niyo mpamvu rero usanga ko n'ibyo biyobyabwenge akenshi usanga bigenda biza mu bantu batandukanye, atari ukuvuga ngo ni abaregemani. Ariko icyo navuga nanone ku muregemani, iyo umuregemani umuntu urimba rege yitwaye nabi, cyangwa umuntu uzwi wagombye kubera abandi urugero akitwara nabi, bihita byitirwa abantu bose. Ni ukuvuga ikintu wenda nshobora gusobanurira abantu, umuntu uzafata nk'indobo y'amazi meza y'urubogobogo, hashidezo nk'abantu bazi shimi, indobo y'amazi y'urubogobogo meza, ugafata agafuniko gatoya k'amazi yanduye, agafuniko wenda ko k'icupa rya byeri cyangwa rya fanta, ugasukamo ugafata utwuzi turimo ibyondo, ugatuvanga muri ya ndobo y'amazi meza cyane y'urubogobogo. Icyo gihe ya ndobo yose ihita ibiziba, n'ubibonye byose ahita avuga ati biriya ni ibiziba. Icyo kintu nacyo gituma rero nk'umuntu ukoze ikosa bishobora kwitirirwa abantu benshi, kuko ikibi gikunda kwiganza cyane no kwigaragaza kurusha icyiza. Ikibi kandi kigakunda gusibanganya ibyiza byakozwe, kuvuga umuntu niyo yagukorera byiza akazana nabwo akazakora agakosa gatoya, na bya bindi byiza usanga ubyibagiwe. Ubwo ni ubuzima bw'ipinusini kuba bumeze.